안녕 논다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nataka kunuza jilembo. Oh, chimawa meje. Donadio wiga tumena. Kimubuku. Nyamavu, chibanyo. Chimanya dapfuye dore iso aravunitse. Ari kururwagwa narwo. Sembirika kwisi yambwiriye ngo duhurira aha. Reba amasaha amaze yose atarageraho kweli. Ariko no ndimo nabyigaho ngomba kumenya uburyo iki kibazo cya kimunye nakirangiza. Komera gakwisi we. Yamaye nka mudugudu noneho. Aha na hese sha. Kandi none nakubwiye nyine nguze duhure hano dore ibibazo byambanye Dore rero umwana namukuye handi yaragiye epfiyo ngiyo mu masengero. Namuvanyeyo naramuza. Ariko yananiye neza umujyi ndabona ari amateka. umva rero umubwire. Narabikubwiye. Ngufate kiriya gihugu cyawe kijyane epfiyo ngiyo mu cyaro. Ariko ubundi ubona buriya mu cyaro bizamfasha iki kumujyana? Nurura mwana uzamurira muri uyu mujyi uzabona bizagenda gute? Abana asigaye yarigize ni Bobo ku musozi yirirwa mu isoko. Twirwa ducenga niyo ubundi urabyibuka kuntu nabasanze mu isoko mumeze. Yanasinze ahubwo n'ibicuma n'iki byose. Inama rero nakugira ni imwe. Nimbuza ubwenge. Uriya mwana mujyane harya mu masambu y'iwanyu mu cyaro. Ariko hari na mukuru wanjye wagiye mu Uganda ejo bundi yararimo arambwira ngo nzagende mfate ngo akazu yabagamo ngo mbe nkabamo kubuntu. Ariko icyo kurya cyarabize mu mujyi nari maze. Ako se mu cyaro murahinga imitwe myinshi. Mu cyaro wahinga imyumbati, wahinga amateke, insina, ufite n'amasambu yewe najyaga byumva. Abizi yuko samba arahari ariko kimonyo ntazi guhinga. Nicyo kibazo buriya ngira. Kimonyo ni wamubwira ati kimonyo fata akajerekani ujye kuzana amazi. Abizi mu cyaro bavoma mu gishanga. Kandi urabizi yamenyereye ko hano nyizanye. N'umujyana akamara y'amezi 2. Ibintu byose urabazi kubimenya. None uyu mujyi wamuzanye amezi ate? Ni wamuzanye ari umwana? Namuzanye ari umwana dore n'ubu ngubu si wa mukuru wanjye zirabona atari we warumpamagaye. Mumwihoreye. Reka mbe mwihoreye. Ahubwo wowe ushatse wanamwita ukamubwira yuko ugomba no kujya mu cyaro. Cyangwa se mwihoreye nabwo ubanza ubiganize uramwe cyangwa uzamutungure utumujyana. Cyangwa nzamutungure ingufuri niyo kuko yabinyemereye. Niyo nagene ingufuri nkahita nyica tukajya twiberamo. Rero mudugudu muri make ngewe impamvu nakuzanya nuko nabonye cyane cyawe kigiye kuba inzererezi. Ari nanagiye kuzana utwatsi hara hepfo. Urabona yuko urubingo rwanjye n'insina zakoze. Ariko usigaye byose bimeze neza. Haye umugabo. Nukuvuga ngo nawe uri imvugiye turi kumwe mu mujyi nawe ufite igikingi kimana gutya. Uzukihishamo ugakora akazi kanye neza. Umva rero nkubwire rero. Reka turase vuba. Yewe ubwo nikojemo hariya. Ubwo nawe ugenda ukurikirana igicyo cyaro cyawe. Nanjye ngiye gushaka uburyo muvana. Fasha. Sigara ubitekereza. Yewe gakwi urakoze. Sigara ubitekereza ahubwo ngubwo. Kandi ubwo ngubwo nzakubwira uzaza unadusure. Sawa. Nakundi nyine ngiye kwiyemeza mfata uriya mwana mujyane mu cyaro. Ngiye kwiyunguza mujyane mu cyaro kuko ntabwo Tujya n'ahantu nkuzi. Uranzi rwose ntabwo nzara hirya banyitaga hirya. Wowe uturanye nibo ba Kimonyo? Cyane. Amakuru yese? Meza. Bameze neza. Ariko babanyeho n'abahanganye. Gute? Numvishije se ashaka kubirukana ngo ntabwo yatunga umugabo n'umwana. Umbwira umwana ndibuka. Uriya mwana niwe cyane agaruka. No. None urukombeshya? Kare ntabwo mubeshya. Twese mu buzima busanzwe abayeho. Ejo bundi Kimonyo aherutse kwiba ibishyimbo. Agiye kubigurisha ngo ajye kubinywera. Na se narahindukira atwara isafuriya. Bivuga se ni ukuri? Iki?
ndetse mu buzima busanzwe nta kazi agira. Kimonyo yirirwa yicariye iri iwabo ndarananiwe ra Arananiwe cyane. nta nubwo ahinga. Kare Nturi kumbeshya? bamubeshya rwose. Mbese ko yari yarambwiye ko uriya mwana atari uwe? No Yego. cyane rwose. Noneho ndumiwe. Ko bimeze? Cyane rwose. Ariko se papa umugabo ufite ubwanwa aracyabana na se? ariko ubundi kuba mwazindukiye mu bikiri uwo mukobwa wawe n'utwaye se mwafashe murakubura hano hose muratengereza cyangwa no kubyuka mwicaye gutyo hasi reka ukuntu umwana asa nta n'ubwo wafata n'utuze kurizeho unamwona warananiye reba ukuntu hano hose hasa reba ukuntu habaye nta n'ubwo wakora akazi nakuvanye mu mujyi uri icupiro none dore ugiye gupfira none n'isundi yunjeka nkikomereza nkigira aho nari nigiriye gusenga ubundi si ho nari ngiye kubonera amahoro. ariko ntabwo rwose ntabwo buriya wowe wari kuzasenga n'ukuntu nabonaga uvuze gutya Uzagurika se Imana nari nayiyobewe ntabwo nyizi ahubwo cyangwa bayita andi mazina. nuko uyoberwa gusa sawa ntabwo mbabyumva reba ukuntu hano hose aba reba hano mwana wa ndakwikundira natwe tuzashyira twibonere n'aho twibera heza. oya ntabwo bamubwire ngiye ku muhanda ngiye kureba uriya muhungu uje si we watugiriye inama yo kuza inama cyane none rero kugira ngo n'agaciro wabihaye ese ubundi ubona njye nawe tuzaguma kubana ese ubundi uyu mwana ndera nawe nkakurera ubundi ari njye nawe n'inzu babyeyi Niwe mukuru watubyaye. mwese turababyeyi bawe Yesu utangira ari kuvuga. Ntujya umva mubwire rero fata isuku ufate isuku hano hari inyuma kwanza ubanze woze n'uwo mwana yakuza n'umushyitsi N'umushyitsi. ariko ko yaba Uzana akawunga n'u Rwanda. nako ndabyibuka ndamurindagiza ntabwo mugeze hano fata umwana mwoze mugire neza ndani Kandi nanjye nari ngiye kwiyoza guhita noga nk'iyoza neza. se ubundi uzagira inkoro utagushika reba ku nkongi nako umva mubwire nako tugaragaza Ujyane oya ubundi genda ajya kugenda utanagi imbere magapapuro magapapuro ngenda mubwire ko ari wowe ari njyewe yobereye. fata se ukuboko sigarana na sunda ndakuvomera karagwe Muzehe nze twijyanire ku muhanda urangurira ji ya sana. nuko nawe musigara amahoro rero ariko mukore usanga hano hantu hose hasa neza uwarete wanze ko tuyubakira ubundi amatafari nakubwiye ngo ubundi wayashyize ayo ngayo nabonye atatu ari mwaho ngaho niyo wabonye Ari n'uwo nayagurije namugurije 7 nari nawumbye 10 ubundi. ubumba amatafari 10 mu minsi 5 Nese wese cyangwa buri munsi wabumbaga birabi wese tuzubaka izabiresha itewe koko papa ariko. reka nkubwize Kandi uzatuma ndambirwa urugo reka rwawe. nkubwize ukuri uru rugo ninaruvamo uzaruvamo reka nigende Icyo nkubwiye cyo uzatuma ndambirwa urugo rwawe. ninava hano uzahava Cyane. Ntabwo uzahora Ngaho genda ni ikintu nzajya nkukorera umuganda nkurarire amarondo kubera yuko yenda uri umusaza, ariko ibindi nawe jya ubimenya abapari niwe watubyaye. Marure. Ukubura se noneho arambwiye ngo ni marure ngo ni inkubure. Kukubura ukabira byo.
nigendere uragiye se uzaba ubyumva imbere yo ngiyo aho hirya se kintu uriya kitigeze abimbwira ko afite umwana sinakunda kumva niba bikoze ko namukunze bigenze gutya kagende ntawamenya marura byonyine kandi arimo ambwira ngo no kukubura ngo nk'ubu cyangwa tuzashaka iyindi nzu tuzajya twireba ariko se ubu tuzashaka indi nzu ubu ngubu urabona ntazajya nishyura iki azajya nyishyura iki kureba dore na nyoko yaraje atwara na ka kamasa nari mfite atuma nkagurishe kamwe bari barandagiye n'ubu ngubu baracyanyishyuza ayo magana abiri buriya bizagenda icyiza rero umwana wanjye ndumva numva twakwigira kwisengera Kanyarira urahazi ese ubundi niko ubundi wanyuze hehe gusa wazanye nani arizanye nje kwa papa dore congo dore amasogisi hano warakuberesha ntabwo asabaje katara uyu nguyu usiga kwisira yakunda kwisi we yambaye inka rero ndarambye nanjye none ko ushaje hakiri kare naramenyereye naraje sigaye narahamenyereye kumira ko dore ni ukuvuga ngo rero aha ngaha urebe nawe ni ukuvuga ngo ibintu byose naragiye nsanga byagiye ku murongo nsanga na wa mwana uze kumara ukwezi kumwe umwana bagahita bakunzanira wa mwana wa kimwe narabikubwiye umwuzukuru wanjye kandi kuko ushaka isaha bizi ko yari afite akana gatoya nyina yamutanga umwana yamutanga nahoraga nkubwira wafi mudugudu wavuye mu mujyi ukagera hano mu cyaro mpora ndikubwira ariko naje kukumvira kuko buriya naje gusanga yuko mu cyaro ariho nzabasha kubatungira nubwo kimunyakirirwa kata kwa kundi nta guhinga nta kindi reka yarananiye bwabo ubwo yari afite iyo ngiyo mu mujyi na n'izi saha na nuku niko ameze yarananiye uwo mukutwe n'inkuba sari yasigaye mu rugo noneho ari kumwe n'uwo mwana we aramubwiye n'icyo koza agiye yihangana namwoze anamufurire aramwoza atawaze kwiyuzuye none se ugewe reba yacongo n'amanukanye zuri kuyibona kuntu usigaye yishaka imanukanye wa inshyashya none nisigaye no kuhingana mu muri aha na dore ejo bundi nagiye guhinga nahameze ngo amaguru ibintu bikamfata hano bikazamuka ibintu bikandikurira hano ubusubu none kongera bikamfata mbona sino n'uwashaje ntabwo ukinizi reka ariko amavuta agenda cyayagira wabona urwagwa kimonya nywa ukabona amata uriya mwana nywa noneho nanjye mudugudu urabizi ko mba nyine n'abaturage ntibakinyuma none nzi uko nari kubikora nkabona amavuta noneho rero mu mirimo yose ngiye wambwiye uwo nshimye nabura n'uwo kukoza reka nzane amazi ubundi nze nkoze maze ubundi turebe uwo mushyitsi hari n'ubwo wenda yaba atuzaniye amabwenda sibyo impamvu ndaje ariko nawe urashima uwo muri aratwaraye nakuzaniye aha ngaha uzaba wifashisha abasubira cyarya akagati harimo n'utwo kurya cyarya akagati amaze iminsi yo 3 none ahingiye yaranze kumbera ambwira ati ngo abantu ngo bapfuye ngo iyo ngiyo mu mujyi ngo tuba turi abakire ngo twijije
ayo nta mavuta uzajya aya yose ni ayacu amavuta ni ayawe n'umuhungu wawe uzajya wisiga mbwiye yuko utanoga iyi ni isabune ugira ngo se nari n'igikapu dore ejo bundi tugiye kugira abashyitsi b'abanyamujyi bose bagiye kuzaza ejo bundi batazaza rwose mu mudugudu basanga usa nabi bagomba kuza bagasanga uwo mwana mutoya rero uze kumuha umugati reka nanjye ndajya ndeba ukuntu wowe isabune uri kuyishyira nta gikapu nta mverope n'ugutsimba awugura cyangwa akabijugunya cyane ewe uwo mugati rero ni uwa mwana kumva uyu ni wa mwana uzajya we uwurya uzajya urya n'undi uriya mwana iyo yariye nanjye ndahaga oya se kandi ugiye kurya umugati w'umwana kandi reka bigenda kwa tumaze iminsi 3 tutagira ahubwo wenda nuko utangiye kuburyo n'uwo mwana ari burya yewe ndakure none se uwo mugati ni umwana wamfura uwo mugati ni umwana wamfura inzobe yagiye kuzamubita hasi nuko utangiye kurya umugati w'umwana kandi nawe usenya umwana wajya ugira urakoze urakagira imana n'amafaranga mwana noneho iyi nkangaza ko aho ngwino dore nta n'agasabune papa aba yaguze ntaki none se ko aba agiye nta mafaranga duhaye kandi kuzi ko nta n'akazi mfite nta n'akazi ageze ngo njyeweho si birimo no kundi n'icyavurije niyo cyo kanyaga uriya si Margarita ahubwo wowe reka mutume ku muhanda ugende uzane muzi muguriye iki ji ya sana ijana magana abiri magana atatu mubabwire maze ujye hariya kuri butike cyo ngaho ugende wirukanka wirukanka maze nushaka utinda urebe na wa mwana mwajyaga mujyana ku ishuri ubanguke nushaka wicare unasomeho nushaka wicare unasomeho urebe na wa mwana mujyana ku ishuri uranyumva wirukanka ubanguke utinde sha utinde Margarita ndagukunda cyane rero ndabona ibindi ntibwabyishyira umuhungu wawe wampaye n'ibindi ndabishyira umuhungu wawe kuko ndabona wowe ibyo n'ibyo ngo wawe utari bubigeze ubu uraje wicara unywa icupa ubyishyure umva mubwire naka telefone kanse yayindi ube simonyara yinywereye niyo kwiyorogira ngo nawe uyijyane no ntuyinywere simonyara yijyanye ku kabara yisigayo atahira tampaye ngizogeza n'umwana nabyaye ako se ubundi yari kuba yabyawe nande ubundi se wowe ko nawe ukina wowe rero mbona uje kuntera agahinda n'ubundi ndariye n'ubundi ako yasiba mwuzukuru wanjye mbona uri kuza karakana gato se nase asigaye oya Siko ari we uramwana ni ngo nazari wo mugabo ndamuhaho uyu nguyu uriya sura ushaka nkwere
uriya ni uri kuza ubwo nanjye rero reka nyaruke ndabona ibi bitazoroha. Margarita we ukomeye. Amakuru ni meza. Uvuye gutashya. Ameze neza. None se niba ndabona zimeze neza rero ngwino mwereke nube wicaye hano gatoya tuganire wamubwire ntabwo mutinza se ngaho pa tasomaho muzehe se wa musaza ameze ate se wicaye aho ngaho ngo ndara ngo mvuga ngo Margarita ngo ibyo ndirimbo ngo yarazihaye ariko papa nawe namubwiye yuko nzazana umukobwa tukabana akamfasha kurera umwana maze nkareba yuko ubu burushyi nabuvamo nako akaza tukabana tukarara. kandi nanjye nayindi gukaraba niyo mpamvu amazi ngiye kuza kure guza ijoro ibyo narayeho ariko anabyibuka ariko icyo yankoreye cyiza ni uko yampaye umwana yamujyanye umwana niba yajyanye na sekuru uri kubikora yavutse arimo atubwira ngo uno munsi ngo ngo dusige n'ingo ntabwo ngo dusigeho ngo turagura n'ingo ngo dushyireho mbere nk'ahandi mu mujyi none se wowe si uri umushyitsi cyangwa wigumire nawe papa ntahita mubwira ajye hari kandi na kera namubwiye ngo ngewe nzazana umukobwa dukunda n'umuntu w'umushyira mu cyumba none se wowe urankunda ntabwo wabimbwiye kandi nayakomeje mbikubaza nkabikubwira hari n'igihe nabwiye na ha muhungu wo mu mujyi hariya w'inshuti na gakwisi none narabimubwiye ngo azabimbwirira abantu bo mu mujyi komera mwana wese hano ni kakana ka kimwe nakubwira umuhungu afite urugo rukubwira umeze neza papa yaguhaye igikoma nuko rero dore n'uyu nguyu rero nanjye usanze amasaha amfashe umva sokuru wawe hari ubwo ni sokuru iyi ni umwuzukuru wawe je ndi sekukuru ndi sogokuru je ndi sogokuru ahubwo we ni sokuru wanjye oye je ndi sekuru ubu hano umva bakwita nde Leoni icara rero uganira ucara hano naso aguhe umugati nakuzaniye umugati kandi aguhereze n'amavuta tugiye mu isi mu mugati umwana barya aguhe 안녕 논다. Happy birthday to you.
ariko hari igitenge umwana yaje afite n'ikanzu tugende none umwe mwereke maze wambare maze wambare neza ndakwambika ubu ngubu bifashe uratoroma umusanze ku muhanda kandi we na so mwarananiwe hasoni ugiye tunodore abana batoya badutuye dutoya atiraga n'akangana kandi jya umenya yuko iyi migati ingana gutya ntabwo we yakugeneye abana baba baragenewe utuntu nk'utu birira ese ubundi waruje kugira uti nahawe ko urasana ariko izo sana za buri munsi ngaho mwagiye kugura sana ngaho murongeye muragarutse ubundi so yakubwiye yuko abana barerwa na biriya bintu byo mu bikopo dore abana barerwa n'utuvungukira tuva ku meza ya ba sekuru urumva ubwo rero ncagenda ngaho mva imbere ugenda ugura ibyo ugura imbere biruka nkazo cyane by'iki gihe ni ubu ngubu ntabwo ndi bugume kurya umugati wanjye ahubwo ndagurisha kimwe urwagwa rurabonetse ijana magana abiri magana atatu magana ane magana atanu magana atandatu urwagwa rugura ngahe kandi urwagwa ntirugura magana atandatu basha wumva runa dore umupira guhera urwagwa mwinywesha ko mfite n'icupa njyewe mfite amavuta uratashye ko biri kunigaza yewe ngaho taha noneho ukamenya ngo isi umushyireho nabo kandi noneho inyote yanyishe urumva ni hahandi n'ubundi habibiri bakwigenza gutya bakundura wa yari ncibitse amahirwe nose mubipfundura gutuwe naso fasha gutya ariko ntujyeho amahirwe yewe ngaho utaha ndabyikorera singwaye imigati taha nako reka nkwereka abana batwara dukeya noneho ngaho ugendera gusanga imbere warangije reka nze mwongere ubwirezo ndakubwiye ngo ubwirezo uri kukurugutura amatwi wayumvishe neza umubwire uti harafunze kuri butike ati n'iyi migati ni amahirwe ngize usanga agakwisi yazaniye akagati kamwe papa isi mudugudu ati yakamuzaniye kamwe ntumbwira ko mfite n'indi migati niyo ndibwirire namwe mwirirwa byabijumba nane sanuza za bindi nari nakuye ejo rero ngaho jya imbere urukanka ndagusangayo amateka akomeye bivuna amahetura abinywera se ndapfumura munsi mbega ariko mwana waryohe Bajya kwirebera muzehe
muzehe. Fumura rwose ariko yewe upima mwenge babinywa gute nta nubwo mugira n'ibintu kera na uwo mu cyaro nkananirwa no kwigurira akantu nk'aka ngaka ariko nanjye narabonye ndagenda vuba nta pfumu zipfunguza n'ubundi nze binanyweye byinshi ewe Kimonyo we jya umubyare ugurira sanamu mandazi mfite n'umuheha uzi yuko burya kanitahire nkanywera mu nzira bundi mbonane na Kimonyo anyiba amafaranga agurira umwana sana nanjye mufatira ku kabari mpitanye yewe urwagwa ndarwihoreye ndakwisa azajya ahora nzanira ibyo nicyurira nabihindu kariya kazuzi kamwe kiwangera ese irisigaye igenda cyangwa umutima wamenye ibyo natumye menya ntibishize liteka kwibuka gahubitahe jolusa komera ye ubwo no kuvuga ngo ndatashye bandoga rwabo kwisi rero kandi ntuzagire ngo umutima wamenye ibyo ntabyo wigeze umenya niyo mpamvu Kimonyo adapfuye dore iso aravunitse ariko urwagwa narwo mugira ngo sinzi n'ibintu byamfasha mugira ngo harimo n'inkwangaza n'inkeri n'inkerereza ewe no guhaguruka nida yewe Gakimonyo we isa arimo arapfira mu miringoto aha anirwaneho ubundi mbona nazi nikimiraji kupona na ewe nzava hano na imyenda yose ibaye bitata ndatashye ndabona ntabwo nzava cyangwa se nsange Kimonyo atakuye sange Kimonyo atateze ugasanga inzara iranyishe ubwo njyewe ndahita nzimuka cyangwa Kimonyo yimuke amande Kimonyo wena nkorera menywa yatoneye iryame ewe ayiwe agira ngo iyi matera nayo ntago Kimonyo aba yayanitse iratosa wasanga n'umwana asigaye anyara kandi
nzi yuko naryamye mu buriri sho banarataha nshyiremo akanyabugabo ntahe ayayazabane harya ndanyura aha cyangwa ndanyura aha simumbarire nyoberwe hano nyura ari kuko nanyura